ngaririmba ngazamuka hejuru ngatendereza bateri korasi naje ngayimanuka bakavuga ati urana umukozi w'Imana kandi atari umukozi w'Imana. Ariko mpuye na Yesu mu nzira, mpuye n'umukobwa Siteri arambwiriza, yabwirije mu cumba duhuriyemo, numva ndafashijwe cyane, aransengera. Reka dusuze mwese abakurikire Narayibonye TV, reka tubabwire ngo shalom, amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose, kandi turabakunda cyane. Hari imbere ya kamera rero hari umuvandimwe muhabona, n'umugabo usa nk'adakuze cyane. Ni amahoro? Ni amahoro. Umeze neza? Tugushima Imana. Wenda ibwira abadukurikira kugira ngo tuze kugenda tuziranye. Mbere yuko dukomeza, dushimye Imana yemeye ko tugeramo muri kamera. Dushimye Imana, nje banyitaba inshuti Innocent niwe muvugana. Tugashima Imana rero kuba twageze kuri studio, ikaba yatwakiriye, tukaba tugeze muri uyu mwanya, ibindi turabikomeza nyuma. Ni kazi, ni karibu, murakoze. Innocent rero turakwakiriye ahangaha kuri Narayibonye TV. Ku muntu utazi Innocent ariko umubona, Innocent ni muntu ki ukimubona bwa mbere? Ukibona Innocent bwa mbere, kubona ko adakuze cyane, aracari mutoya, ni umugabo ubyaye abana batatu, kiri mutoya. Ufite abana batatu buryo bose? Ni abana batatu. Dushimye Imana ko natwe Imana yatwemeye, twari turi babi cyane. Ubwo rero akaba akorera ku itorero rya Jenda, paruwasi ya Jenda. Usengera paruwasi ya Jenda, ubwo ni mu karere ka Nyabihu. Ni mu karere ka Nyabihu. Innocent rero hano tugufite imbere ya za kamera, numvishije umwe mu bantu bafite ubuhamya butangaje, nagira ngo usangize rero ku bantu badukurikiye ubuhamya. Muri ibyo byose tumanje twashima Imana kuba mwaduhaye karibu, n'abanyarwanda bose turabashimye kuko baba batwemeye kugira ngo bumve ubuhamya bwacu. Mu buhamya bukeya tubashe kubagaragariza, tubwira abanyarwanda rusange n'abatwumva bose. Dushimye Imana, twari turi babi cyane, turi abasinzi, ariko Yesu abashe kudukurura, tubasha kumwegera, turamwemerera. Tubyajijwe ubutumwa na Asiteri, ariwe watubyajije ubutumwa. Twa turi babi, twa turi abasinzi, turi abasambanyi, ariko Yesu. Rero nibwo buzima ngiye kugarukamo, utaza kwirukanka cyane. Atubwire rero inzira yawe y'urugendo rwo gukizwa, ubundi utarakizwa rumeze gute? Tutarakizwa twatubirimo, ariko tubivangavanga gute nyine, tubwire ukuntu wajya kubivanga. Ubwo twavangavangaga, twaturi basinzi tubivangavanga, tukaba indaya, tukaba bajura, ariko Yesu adusanze. Hose ujya mu rusengero? Tujya mu rusengero, ariko ibyo byose tukareba ibintu by'abandi tukabyiba, ariko Yesu adukomanze ku mutima, dusanga ibyo byose nta kamaro bifite. Oya, uri kwirukanka cyane, nuko gukomangwa nako ndibuze kukugarukaho. Tubwire, warasengaga uri umunyamasengesho, uri n'umusambanyi, tubwire byagendaga biti? Twararirimbaga turi n'abasambanyi. Nshaka ko wowe niwe tushaka ngo tuganire, byari bimeze biti? Uko byari bimeze, nje najaga mu rusengero, ngaje mu rusengero akanya gatoya, ngafashwa umwanya mutoya, nagera mu rugo nkibagirwa bya bindi nakuye mu rusengero, ngaje kuresha abakobwa b'abandi. Ngaje gutereta abakobwa b'abandi, ngatereta abagore bandi b'uruhande, narangiza namara gusambana, ngejo ngo ngasubira mu rusengero. Ugasubira mu rusengero ukaririmba? Ngongera ngaririmba. Ariko se icyo gihe waba ufite umugore? Icyo gihe ahubwo mu gukizwa neza n'umusore sinayigeze njya muri ibyo, ariko mfite umugore niho nakoze izo ngeso z'ubusambanyi. Watangiye kwinjira mu busambanyi ari uko washatse umugore? Ariko mfite kandi umugore. Kandi umusore warukijijwe? Kandi ndi umusore ho narengijijwe. Ako se mu by'ukuri tubwire uburyo wabitangiye. Urumva umaze gushaka umugore, umuzimu wirari wamwishe, hanyuma ugiye gusambana, byaturutse kuki? Nkuko gusambana nashaka kumenya ngo mbese ko nashatse umugore kandi ntarabikoze n'umusore, ahari ibyo mbonye n'umugabo, n'ahandi niko bimeze ku bagore b'abandi. Ibyo bituma nkurura ubwo busambanyi. Ariko none ni iki cyagushutse? N'abantu bagushutse? Tubwire. Ni ukugendera mu bishuko by'abandi twabanaga mu ubwo businzi. Gute? Tubwire. Wanywaga n'inzoga? Tukaja mu businzi tukanywa,
tubanaga n'abandi basore n'abandi bagabo bakavuga ngo ariko nubwo uririmba dushatse tukananywa tukanasambana byaba byiza kuko natwe nibyo dukora. Ibyo byose tubyinjiramo ariko ntari namenya ko ari urushuko rwa Satani, ariko maze guhura na Yesu. Ibyo wenda turi buze ko wahuye na Yesu turi buze kugaruka inyuma. Repetition tubwire utubwire nk'umuntu wari ufite umudamu ukajya wayibaga no muri korali Vara no muri korali wabagamo. Nabaga no muri korali. Ko wari ufite uburyo uba mu rusengero ukaba ufite n'umugore, iyo bavugaga ubutumwa nta cyahinduka ku mutima wawe byibuze uvuge ngo ngiye gufata icyemezo? Numvaga mbindutse akanya gatoya, ariko nagera mu rugo izangeso sinzireke ngakoze zikomerezaho ubusambanyi zazi zo mu rusengero nkabona zitaye ku ndebe nari nicayeho. Nagera mu rugo Satani kwakomeza akanyereka bya bindi nabagamo ngabikomeza. Ubwo rero nyuma yaho mpuye n'umukozi w'Imana ariwe Esteri abasha kunyigira. Mbere yuko muhura turi buze kubigarukaho, none se wakoraga iki ku buryo washobora kujya mu bakobwa ubundi wabagiyemo nk'inshuro wibuka byibuze ni nka zingahe? Inshuro nagiye mu busambanyi no mu businzi zirenze mu nshuro 4 zo nazigiyemo. None se abakobwa mwahuriraga he, wabahaga iki? Twabaga twagiye mu kabari, akabarimo duhurira. Nahora n'umuntu turi kunywa inzoga kavuga ati wewe ntago ncika, niyo ngufate ngamuganiza mu buryo ntarereka abantu bose ko ndi umusambanyi, ko ndi umukozi w'Imana kandi ntari umukozi w'Imana n'umukozi wa Satani. Aho niho nabafatiraga mu bwo businzi mu izo kabari. Urumva waguhe n'umukobwa, tubwira uko byagendaga none uhuye n'umukobwa mu kabari. Nabaga mvuye n'umukobwa mu kabari ngavuga ati weho ndi kumva ngukunze, weho unyegere wicareho ndicara, nande ndagusengerera icupa wari urigurira guno munsi nande ndarikugurira, ariko tuganire. Twaganira rero ku buryo nawe yari afite intego y'uburyo mwaganiraga gute mu by'ukuri tubwiye? Kuganira kose twaganiraga turi kugusha ko njyewe mukunze, njyewe ko ndi kumwereka ko ndafite umugore, ko nkiri umusore, nkavuga ati njyewe nubwo nkwikundiye. Impeta waga wayisize ariko mbeta nabaga nayisize sinakundaga kuyambara, nayambaye ariko mvuye n'uwo mukozi w'Imana ambwira ububi bwo kutambara impeta, ambwira ububi bwo gusambana. Naho natangire kwambara impeta, naho mbere nabaga nayisize. Turacyari kuri iyo procedure. Uri umugabo winjiye mu kabari, utangiye gutereta umukobwa, ni iki cyatumaga umukobwa agira akwemera, cyangwa zabaga ari indaya? Tubwire. Zabaga nyinshi, ntabwo ari abantu baba bakijijwe nk'uko twabaga turi kujijisha, ariko abo bose ni indaya zo mu kabari twahuraga nazo, n'abagore baje mu kunywa mu kabari, abo bose nibo twahuraga tugateretana. Ubwo nyine nawe urukumva intego ye. N'abagore babandi se kandi intego yabo yari uburyo kubera ko ariko kazi bakora. Ubwoba bwo gusambana n'umugore w'abandi. Ibyo byose iyo Satani akweretse ibyo ntabwo wumva ufite, ntiwumva wenda nta n'igihe bigeze bagufata. Nta n'igihe bigeze banamfata, ketse Yesu wenyine wamfashe. Mwabaga muri mu kabari rero, ubwo mwajyaga he? Tutubwiye mwajyaga he? Urumva muri mu kabari muri kurisoma, mwahitaga mufata ikihe cyemezo? Icyemezo twafataga twabaga twicaye ukwacu twenyine, tukavuga ati turi kuganirira mu bantu, turafate icyumba cyacu twenyine hariho tuganirira, kubera ko turi gusoma kacu ntawe uri kudusengerera, natwe turicara ukwacu. Ubwo rero muri icyo cyumba niho twaga dufata umwanzuro, akaba ariho dusambanira. Gusa waga harimo igitanda? Kuba harimo igitanda ntacyo byatubwiraga, twe wumvaga aho hose dufatiranyije ariho twabikorera tudategereje shambure cyangwa se ibindi. Twe icyangombwa nuko twabaga twageze ku ntego yacu. Ubwo ariko siko numva ubwo busamanye ko bwari bukomeye, ubwo bwabaga bukingiye koko mu by'ukuri ntago watinya ko ushobora kwandura? Kubera ko twewe twabaga dufite imigambi na Satani ariko ushaka kutwereka ko ibyo turi gukora mu nzu y'Imana ari bibi, ahubwo ibyiza ari byo we yashaka kutwereka. Buri gihe twe twabaga dufite prudence muri byo byose, ntago twabaga twibeshe ngo wenda tubikoreraho tudafite prudence. Hanyuma rero wajyaga unabije, gusa mwajya byarangira gutyo nta mafaranga ubahaye? Byarangiraga guco nta n'amafaranga, ahubwo icyo yakukanaga ni inzoga nabaga namusengereye, akaba arizo atahana, ahubwo akumva n'ejo twagaruka
akongera ngamusengerera, ngongera ngamugurira amacupa, ariko iby'amafaranga nto byazaga biza, ahubwo yakurikiraga iby'inzoga gusa, akumva ari go munezero wacuye. Umunezero yabaga acuye ni ugo kunywa no kumva twabonana gusa nta kindi. Ako numva izo ndaya za ngo ziciritse ntihongere kuhavuga hatagira abantu batazahajya. Indaya bagurira gutyo gusa ukagurira ariko ukayigurira wayiguriraga ibyo kurya n'ibyo kunywa bikarangira. We yumvaga yibonera inyama, akumva yaboneye inkoko nziza, akumva yabona igitoki ciza, we akaba ari byo agenda akavuga ati yaba nahoraga tukibonanira, cyangombwa nuko nje mba ngukunze, iby'amafaranga byo wenda uzabimpa nyuma, ariko nje mbone ico kurya n'ico kunywa, ariko twe dukomeze tubane. Umutima wanje nuko nje wakubona byo byonyine gusa. Agoze ni gute washobora kubwira imitomo ukajya gutoma indaya kandi uzi ko muri buze kubonana rimwe gusa? Kubera ko nanje namaraga gufata agacupa sinamenyaga niyo nzikuye, ahubwo iryo cupa naryo ryanyongozaga, ubwo rero bigatuma nanje mfatiraho. Warangiza mu gitondo ukajya mu rusengero? Narangiza ngasiba nk'iminsi 2, umunsi wa gatatu ngaje mu rusengero, ngazamuka, umbonye wese akabona ko nkijijwe kandi ndakijijwe. Ukaririmba rero? Ngaririmba, ngazamuka hejuru, ngatendereza, bateri korasi, naje ngayimanuka, bakavuga ati urana umukozi w'Imana kandi atari umukozi w'Imana. Ariko mpuye na Yesu mu nzira, mpuye n'umukobwa Siteri, arambwiriza, yabwirije mu cumba duhuriyemo, numva ndafashijwe cyane, aransengera, arambwira ngo va muri bira urimo uve mwabura businzi n'ubusambanyi. Ubwo nanje numva umwuka w'Imana aransanze, abambyaje ubutumwa, mbanzamukiye aho, nanje numva ndatirubuze kubigaruka kuri ubwo butumwa bwiza bakubyajije. Ariko se ntago umugore wajyaga abona telefone izo ndaya zihamagaye? Telefone we kenshi banaramusuraga bakamubwira ati nyamaze umugabo wawe ni umusambanyi. We kubera ko uburyo twari tubanye akavuga ati njewe keretse umwuka w'Imana uzamugeraho, nje ntabyo nabasha kubona cyangwa mbivuge nkurikije uko tubanye neza, umwuka w'Imana azamwigerera. Bakamubwira ati nyamaze umugabo wawe atwara abagore b'abandi, atwara abakobwa b'abandi, wakanga kubyemera. Ariko yabyemeye ko nanje muhaye ubuhamya, amubwira ati nyamaze nubwo twabanaga nasambanaga na runaka, ariko twihaniye, niyo mpamvu ngo nge tubwire rero ako nako nakantu n'indigingo nakwiye gusimbuka. Rero ayo mafaranga, reka ngaruka ku kintu cy'amafaranga. Ayo mafaranga yakuraga wari ufite akazi, byari bimeze bite? Ayo mafaranga aho nayakuraga narindi umuhinzi, ayo nsaruye yose umugore akagira ngo nayabitse, naho ubundi nayajanye mu kabari mu ndaya. Ukajyana n'umugore mu murima mugahinga, mwasarura ukajya mu ndaya? Twasarura nje nkajana mu kabari. Ubwo rero akibwira ngo ndacayabitse, naho nayajanye mu kabari. Wayajyanye muri noza, wajyanye mu kabari, bagusanze mu cyumba urakijijwe. Umugore wamubwiye ngo iki mu by'ukuri? Umugore nahise mubwira ati nyamaze nyine tubwira uburyo byagenze kuri uwo munsi. Waramwicaje umujyana mu kabari, waramuhamagaye ujya kumugurira akantu, wamusanze ku gitanda aravuga ati burya bimeze gutya, tubwire. Naratashe turashikirana, twuzura nk'uko umugore n'umugabo buzura mu buriri. Ntangije ndamubwira ati nyamaze nubwo tubonanye guca, ariko nanje nakubwiza ukuri ko ndi kumva nanje nakijijwe. Ati mbwira uburyo wakijijwe. Ndamubwira ati nanje mu mikirizwa yanje uzi ko umugore bujya wundi ari kimwe n'uwawe. Ndamubwira ati nje mu nasambanaga na barunaka, ariko buno nditugisambana, buno wumve ko nakijijwe, wumve ko nubwo bakubwiraga biriya byari ukuri, weho nukanga kubyemera, ariko nje mbikubwije ukuri. Ariko ibyo weho abantu bantekerezagaho, umenye ko nje ndakibikora uzabyemera, ariko nanje ndi mu masengesho. Aje kubona nanje ndi mu masengesho, narakijijwe. Icyo gihe yahise akubwira ngo iki? Yahise ambwira ati burya ibintu bambwiraga ndi guhakana none byabaye impamo.
ati cyakoze njyewe sinabyemeraga ariko mu mutima nanjye naragusengeraga ngavuga ati Mana niba umugabo wanje aje mu buraya uzamukureyo. nta myanzuro yahise agufatira. Ubwo imyanzuro yavuze ati ku mwanzuro nafata ni uko twabanza tuje kwipimisha nubwo twabonanye ntumbwira ariko tuzaje kwipimisha. namubwira ati ibyo biroroshe cyane tujya kwipimisha. ubwo twese turi kwipimisha cyakoze ngenda mfite ubwo ndi kuvuga ati nubwo mfite ubwoba igituma kiri gutimbaguza. kiri gutimbaguza navuga ati ndi gusaba Imana ndavuga ati Imana nubwo ndi umunyabyaha ariko nsange ntaranduye. Kubw'amashimwe muganga dupimye dusanga twese turi bazima. ubu si usanga waranduye. Dusanga turi bazima. Iyo nsanga naranduye ndi kuvuga ati umugore yabo kwe nanje kwanje ubundi ngashaka uwo duhuje ibibazo akaba ari dushakana. Akagenda amahoro kubera ko yari muzima. Icyo gihe mumaze kugira abana bangahe? Twari tumaze kugira abana babiri. Abana babiri. Akase mu by'ukuri wavuye neza uramaramaza ntago uzongera. Navuye guhura na babakobwa. Nje navuyemo neza ndamaramaza. Ubu mu businzi singibijamo no mu busambanye singijamo. Ikimenyimenye nuko nanje mu koko nahoye n'umukozi Imana nanje yansenge ngahita mbatizwa mu mwuka wera. Uwiteka ambwira ko mbabariye nanje. Ubu kimenyimenye nanje mfite icyumba cy'amasengesho nsengera abantu. Ubu uyobora icyumba cy'amasengesho? Ubu nanje mfite icyumba cy'amasengesho iwanje. Ubu mfite na groupe nsengeramo nsengera abantu bagakizwa. Ushaka kubimenya azaza dusenga ku munsi wo wa gatanu niho dusenga muri ico cyumba cy'amasengesho. Ubu nanje umwuka w'Imana uranyobora akanyobora muri izo nzira. Nibyo mbifuriza namwe mbifuriza. Ariko se tugarutse tugiye kugana ku musozo, gukizwa birashoboka umuntu akareka gusambana, umuntu akareka ubusinzi, kandi wongera unatubwire kuri kindi kintu, hari ikintu wenda tutavuzeho, inzoga zo waje kuzireka gute? Unatubwire ukuntu waje kuzireka. Inzoga ko naje kuzireka nizo namanje navaho mbere kuko inzoga nigeze nanywe inzoga ntashe ngeze mu buriri mpasha kuruka cyane ndaruka cyane. Kuva ico gihe narutse mfita nibyo bindi abanyarwanda bavuga ngo wazivanywe n'isereri. Navuga ngo uguhereye guno munsi ntago nzaje ndahehegwa n'umugore ngo mpanagure ng'umwana. Ico gihe nanje mpita mfata umwanzuro mfa ku nzoga. Ubu nanje mbese numva inzoga wapi nta kintu nakoze mu kanwa. Inzoga nizo nabanje navaho mbere kurikizaho ubusambanyi. Ibyo byose numva agatima byararangiye kubera umwuka w'Imana. Ngira ngo abakurikiye Narayibonye TV mwabyiboneye amaso yanyu. Kuva ku busambanyi kuva ku nzoga birashoboka. Uyu munsi umuntu wari umusambanyi ejo ushobora kumubona yaba umukozi w'Imana. Uyu munsi umuntu wari umusinzi ushobora kumubona ari gutaramira Imana. Ubuzima bwarahindutse. Ariko icyo nababwira nuko muri ubu buhamya harimo kugaragara ko umuntu ashobora gukorera Imana cyangwa se akagaragara mu rusengero ariko imbere y'Imana atagaragara. Rero Imana idufashe kandi itwambike imbaraga. Reka tuzasubire ku bundi buhamya butandukanye. Umukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Amen. Kandi abantu benshi bazagere kuri ubu buhamya bazakizwe mu izina rya Yesu. Amen. Soza n'isengesho rero mu munota umwe. Murakoze nyakubahwa, duciye bugufi turi imbere yawe. Duciye bugufi turi imbere y'Abanyarwanda. Duciye bugufi ukomeza kuguhamagara ngo ukomeze kwicara mu mitima yacu kandi ukomeze udufate ntuturekure. Uturinde amaganya, uturinde agahinda, kandi abantu bose bazumva ubu buhamya bwacu uzabagirira akamaro mu izina rya Yesu. Amen.